brother tuguhaye ikaze nanone tukubaza ngo mbese uraho? Yego meze neza cyane nta kibazo. Urakomeye? Turakomeye. Ya Imana iguhe umugisha. Amina. Ese ubu ko numva ko waserutse ukaba uri muri Indiana urahabona gute? Waje guhakora iki? Mu by'ukuri ikintu cyanzanye muri Indiana, hari igitaramo cy'inshuti n'abavandimwe naje nitabiriye. Mu by'ukuri nahageze nsanga ari ibintu byiza binejeje. Yego. Mu by'ukuri urebye igitaramo kirimo kuramya no guhimbaza Imana ni ibintu binejeje cyane mu by'ukuri. Muri make ko wasohotse ukaba muri Kentucky ukaza muri Indiana mu gitaramo, urumva ari ibintu bishimishije? Ni ibintu binejeje cyane kubera ko kuva mu state ujya mu yindi hari experience ubasha kubona, ubasha kunguka bitewe n'uko hari aho wavuye wagiye ahandi. Ni muri urwo rwego twabashije kuva muri Kentucky tukaza kwitabira iki gitaramo cy'abavandimwe. Ni muri urwo rwego twaje. Ndagushimira kuba ubasha guteza kano kanya ngo tuganire nawe, utubwire impamvu waje, iyo utumye muri hano waje kumva indirimbo nziza za gospel zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni ukuri ibintu byo gushimisha iyo umuntu asohotse akava ahari akajya ahandi, bajya bavuga ngo burya agakatagurutse nikamenya iyo byeze. Ubu nawe waje kwihera amaso? Yego kabisa, naje kwihera amatwi ndetse n'amaso. Ni ukuri ndi kumva ari ibintu binejeje. Hari indirimbo nziza za gospel zo guhimbaza Imana no kwishima. Ni ukuri biranejeje cyane kuba ndi muri uyu mwanya. Ni ikintu kinejeje cyane. Imana ishimwe. Nanjye nagezemo imbere nabonye ari ibintu byiza cyane kandi bishimishije, kuko njye nemeruka kino gitaramo kimeze gutya mu Rwanda cyangwa se muri Afurika. Ndabona nino batangiye gutera imbere kandi ibintu bimeze neza. Ahubwo ikintu twabasabira kuri Imana ikomeze bateze intambwe ndetse bazagere kure haruta ahangaha, kuko ndabona iyi ni intambwe nziza bateye. Byanga bikunda, umuntu iyo afite umugambi mwiza n'intego nziza Imana iramushyigikira. Yego. Reka ngushimire nkubwira ngo urakoze cyane. Thank you so much. Then you are so smart. Reka nkubwire ngo wambaye neza cyane rwose nk'umuyobozi. Imana iguhe umugisha. Yego namwe murakoze gushima, kandi mu by'ukuri ntabwo twakwirengagiza ko uyu munsi turi mu kwa 10 tariki 16 mwaka w'2022. Yego. Ni umunsi mwiza cyane unejeje. Sawa, Imana igukomeze kandi tukomeze dukurikirane ibirori kandi bize kwenda neza. Imana iguhe umugisha. Yego murakoze nawe. Sadiki Shop nangwa se African Market iranga muri Kentucky Louisville. N'abasisikariza yuko Sadiki Shop ashoboye wakeneye ibyo kurya. Gana Sadiki Shop arashoboye. Wakeneye amavuta yo kwisiga nka Rolite nangwa se Moviti. Wagana Sadiki Shop. Wakeneye kurya se ibiryo by'Afurika nk'ibitoki nangwa se indagara. Sadiki Shop, gana Sadiki Shop arashoboye. Sadiki Shop ateka amandazi. Sadiki Shop ateka capati. Sadiki Shop ateka sambusa. Byose wagana. Ndabizi ko ari ushobora kufite ikirori ukavuga ngo ntabwo ufite umwanya wo guteka. Gana Sadiki Shop. Sadiki Shop arashoboye. Sadiki Shop acuruza amamesa. Sadiki Shop wasangayo ibyo kurya byose by'Afurika, inkoko z'Afurika nangwa se fresh meat, inyama z'ihene nangwa se inyama z'inka, zose wasangayo, inyama zibagiweho. Sadiki Shop afasha kwa Afrika amataxi
y'umwaka akongera agafasha abantu kwishyura amabiru yawe waba ukeneye kohereza amafaranga yawe muri Afurika gana Sadiki Shop baragufasha waba ukeneye kumenya byinshi cyane nomero za telefone wamushakiraho ni 502 631 337 uwo ni Sadiki Shop muri Kentucky Louisville muganeho byose aragufasha. Sadiki Shop afite imodoka y'imura abantu, Sadiki Shop afasha abantu mu by'ubukwe, Sadiki Shop abagejeje ibiryo by'Abanyafrika. Sadiki Shop arashoboye. Bavandimwe mu mugane Sadiki Shop.